sinjya mbyemera uzamuzane mbimubariza hano mubwire nti wa 10 ni wakubwiye abakubanjeho cyangwa baricaye uragutegereza urababara mubwire nti iriya yewe yiplaninze ko numva agira gutya akavanga mu tuntu tw'udutotsi udutotsi nese ngiye mu nwangira koteye ngo hari n'abakobwa bura batavuga ari ngo babikora mu ibanga rikomeye nyine nabo baba hari nka ba Jessica nyine babikora bucaca ahubwo birirwa bari wabana indaye yagiye gusambana mu rugo rw'abandi ariko abasore bajya gusambana mu ngo z'abandi niho defo yabo nukuvuga ngo gupfubura ni umubiri wabo bakoresha nk'uko umukinnyi w'umupira akina akoresheje kuguru n'igisira ni part of our body ni uburenganzira bwo kuba yagikoresha ariko nibahindure sije yo kubikoreshamo Yes, ikaze nanone turabashimiye ko mudukurikirana buri munsi. Ibiganiro byacu bica kuri 1% Entertainment ndetse ikiganiro cyacu cyitwa Loud and Proud. Mbere yuko rero nakira uyu muntu muri kubona kuri kamera zanyu, ndashaka kubabwira yuko uramutse ukeneye gusohoka cyangwa se kwiyakira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukeneye ahantu ho kurara hameze neza na handi wasohokera usibye i Remera kuri Ana Gold Hotel harebana na BK Arena. Ukeneye kubukinga cyangwa se kubahamagara, ubahamagara kuri nimero igendanwa cyangwa se ukabandikira kuri WhatsApp yabo 0782 3032444. Muzaze, ni service nziza cyane kandi ziri affordable, ni ibiciro binogeye buri wese. Hanyuma rero amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Morrison C Wazabanga. Turabakiriye rero banyakubahwa muri kuri kamera. Murakoze. Kutangiye kwivugisha gakeya. Ese uragira ngo nsaduke. Bamwita Mimi bimeze bite se mwana? Shani fresh tunaribe. Hano meze neza byahata. Cyane nta kibazo pe. Biragenda se? Abanyarwanda baragukunda cyane mwana. Nanjye ndabakunda kandi aho ngeze no kurinda cyabashimira pe. Mimi ni umwactress, kina filime, short movies, series n'ibiki. Numvisha ari kuri n'umusani mwana. Sha wapi kabisa. Nabirenze neza. Cyane nkuko nanjye nakiyongoza nkaririmba n'ibiki. Ariko nge nta nubwo njya ndirimba. Ntabwo nzi ubwa waba wabikora. Oyaze. Hari umuntu wambwiye ngo uraririmba komeye cyane. Sha yambeshye ni kwa kundi nyine ubona umuntu tukamutekereza ibyo ushatse gutekereza. Mbere yuko rero nkubaza kuri kariyeri, urasa neza byahatari kandi barambwiye ngo ubwiza bw'abakobwa bari i Kigali ngo hari amakofi nka 200 aba bwihishe inyuma ngataraya. Sha ntabwo mbizi. Nta kintu mbizi. Oyaze ntabwo bishoboka. Sha nukuri nta kintu mbizi pe. Ni byose byibura haraba kiniki va Sha wapi. Kuri wowe se imeze bite? Sha kukumbeshya kuko ntago mbizi niba ndi mwiza. Ngo nimva kuri kamera naza kureba muri miroir tundi. Usibye rega nibyo ngibyo byo kuba uri mwiza, ngewe icyo mvuga wenda ubwiza tube tuburetse, ahubwo ukuntu ugaragara, ukuntu uri gusa, nese urabona usa nk'umuntu wisiga moviti. Sha nubundi niyo nisiga tu. Reka. Sha ntabwo najya hejuru kabisa. Iyo nzobe nta mukoroga irimo mwana. Sha ni moviti nyine tu. None sibyo biboro nta kintu biziho utambeshye. Sha nukuri nta kintu mbiziho. Kubera ko birashoboka ariko ngewe ntago mbirimo tusinze. Nyine ngo ubusanga abakobwa nyine b'i Kigali niko ariko ngenda mbyumva, ngiyo ugereranyije ukuntu agaragara, ukuntu ahagaze, ubuzima abayemo, ubusanga bidahuye na balance we akorera. None kubera icyo ufata ikintu wumva utigizwe ukora ngo kibe cyarakubayeho ugashaka kukigereranya naho ari ibyanyabyo,
kandi bitarigize bikubaho ngo umenye ngo ibi bintu byarabaye ahubwo uzabanza ubigerageze ngende njye uvuga ku kintu wagerageje buri kintu wumvise cyitwa igihuha ariko kwifata ukavuga ngo abakobwa b'i Kigali ngo inzobe zabo nta n'umwe urahereza n'ibihumbi 10 basi nuko ariko nanjye mba ntayafite nyine kubera ko nta byuzi utarabikora ntugashingire ku magambo y'abandi bantu bavuze yes banza ugire uwo wiyigiraho then uzuvuga ati nanjye byambayeho ariko kuza ngo bavuze wagira ngo uri umwana w'imyaka 15 ngenda kenyerega nicyo kibazo nanjye nayatanga uri kwaka ubufasha kuri YouTube bise bagufashe aya ubufasha abasore bo muri no minsi basigaye baza ku YouTube bakaza kuvuga ngo barakennye kugira ngo aba diaspora babafashe bamaze kubasobanukirwa neza yego ko nago waba ukennye ngo utumire umutumirwa nkanjye uze kumbwe none se ngene igisombe njya dodo ku buryo waza kundataho ubukene bwawe kuri kamera hano nyine oya ngenda kennye ariko ubufasha nakaka ntabwo ari ubw'amafaranga bajye badukorera subscribe bana sharing ubu oya wivanga ibintu uvuze ko ukennye turi kuvuga ibijyanye n'amavuta y'abakobwa bo muri Kigali none amavuta na subscribe bihuriye hehe nyine ku bakobwa ngo mwe muba mukeneye ahubwo avuga ngo nkeneye gufasha bwo kubona umukobwa nkundana nawe nkamugurira ibyo bintu cyangwa mukamfasha kubimugurira erere kasha uwo nkundana nawe yes ugomba kugurira ibyo bintu nyine ariko se buriya ubona umuntu ukunda igihugu agakunda amafaranga iyo akunze n'umukobwa urenze nk'umwe n'Uburusiya atabuyobora ngera ari ibintu bijyanye no gukunda igihugu sinjya mbyivangamo urumva kubera ko utagikunze wakimuka ukajya gutura ahandi mu gihe ugituyemo rero nuko ugikunda wifata igihugu ngo ukigeranye n'abakobwa ngo ukigeranye n'amafaranga igihugu ni igihugu ku giti cyacyo iyo wumvise utanyuzwe n'ubuzima ubayemo urimuka ukagenda ubwo rero mu gihe ukirimo nuko ugikunze kabiri gukunda amafaranga nta mwanzi wayo ubaho ahubwo hari ukurengwa nayo kuko yakubanye menshi urasa ari umuntu warenzwe n'ibiceri mwana abirirwa babitaka gusa nuko biba byarabarenze barahari benshi byarenze none se niba ku munsi ugura indaya usimburanya uyu munsi niba wayikuye ahana ejo wahinduye indi iyo uyitumije mu gihugu runaka nuko amafaranga aba yarakubanye menshi ku managinga bikakunanira ariko kumva ngo kunza amafaranga ngo kunza igihugu n'inkumi ngo uyoboye igihugu ubwo se noneho nka Juno birirwa barwanira yabayoboye ibihugu bingana iki mbese ubwo Burusiya bwa bwariciyemo nk'ibice 6 nyine ubwo njyewe icyo navugaga urabona mba numva gukunda umuntu bitewe n'ukuntu umuntu mba mbona agoranye n'iki ari ibintu bisaba imbaraga nyinshi n'ubwenge bwinshi strategy nka 500 mbega ari ibintu biba bitoroshye ese guki mufata urukundo mukarushyiramo ubwenge bwinshi nuko ruba ntarwo mufite buri ubona urukundo nta bwenge burimo no nyine iyo ufashe urukundo ukarushyiramo ubwenge bwinshi ubu tuwe ntarwo ufite ubu uri kwigana barufite yego buri ubona nta mibarizamo mu rukundo ntayo dahera urukundo nyarukundo nta mibarizamo yego ako se mimi wajya ureka gushuka abasore mwana uragira ngo umusore udukurikiye aze kukureba atangira avuga ati buriya mimi namwigondera n'ibiki kandi ikofi byaragoranye iyo uzanye imibare myinshi mu rukundo urasigara oyaze nukuri ntago biba bikiri imibare bihinduka uburyarya ariko se ubundi ndinda uvuga ngo ndabashuka ubundi murahari urukundo murarugira barashuka abadahari uziko ngiye bura noneho nko muri za segonderi nize gutanga keya ni segonderi nyine izo segonderi nta muntu utarazinyuzemo kuminuza nahize njya kuminuza itangazamakuru sawa nabonye ibintu byo gutanga keya ntabivamo wahisemo gutanga itangazamakuru nyine tukibaza ihorera uzajya gukamura umurizo nyine tugaruka kuvuza se ngo nukugira gute keya wabivuyemo cyamo gukamura umurizo tu uzagenda ugaruke gerageza usobanurira abanyarwanda neza ntabwo ari ngombwa ko nsobanura uzasubira inyuma basobanurire kuko niwe wabihisemo njye nemera ko urukundo rubaho wowe wemera ko waruretse bitewe n'uko keya utazivamo bivuze ngo uzajya ujya za gisimenti za matimba na kiye aho hose ujye gukamura umurizo ugaruke nyine tu nta mwana wo mu batambye ukora ibyo bintu ngo byo gukamura imirizo n'ibiki nta mutambye mbonyaho umutambye uvuga ngo ntabwo yatanga keya
ujya keya wazitanga ariko izo mu rukundo ni insazi mwana. None niba uvuga ko utakundana witwa kuri umwana wo mu batambyi. Nyine nagukunda. Suri mu batambyi se? Oya, subiza icyo kintu. Sadamu na Eva. None kuki ushimishwa no kubaho wenyine kandi uri mu batambyi? Udafite uzakuviramo Eva mu minsi iri imbere. Ba Eva kari insazi biyi minsi. Ni insazi ariko. Buriya ibintu byose bitegurwa kare. Umuntu ajya kukubera insazi kuko nawe umubereye inyatsi. Hari insazi hakaba n'inyatsi. Buriya se. Umukobwa insazi. Mwabaye inyatsi. Niyo mpamvu mu baby nawe itakubera insazi nyine. Oya. Nuko nguko biba bipana. None se niba uje kunsura ukambwira ngo baby mereza transport yo gutaha. Wowe wajyaga he? Iyo ujya muri siporo gake gake basi. Ese ko twemuza kutureba tukaziba. Bande bazibaha. Ese neza ubu ngiye navubwira umukobwa ngo ngwino ndebe. Kiniki. Nze kukureba hese ubundi. Ari gato yawe cyumba na salo. Cyumba na salo se cyo kigeze. Aho niho byapfiriye. Chambrette kabiri kuri kabiri. Bari chambrette niho byanapfiriye. Kubera iki mutahurira harya ni hotel yitwa ngo. Yitwa na Gold. Kubera iki mutahurira muri na Gold ngo niba ari byeri munywa muyinywe niba ari ako ka brushette umuguri ukamugurire. Niba ari kuryama mu ryama erega na zino nzu baba barubatse ziba zikeneye abakiriya. Ubundi ugiye guhenge ku muntu muri ako gashambrette mukanyara kubaza tukese uyibone. Wasanga na tapi yaragusazeho kandi kabiri metero 2 ari 5. Yes. Kandi nanjye ndara muri kabiri kuri kabiri. Ngahibaze nawe. Ubwo niba ari kabiri kuri kabiri na tapi ni kabiri kuri kabiri 5. Buriya bibaye amezi 3 umwaka wose turahindura tapi. Umukobwa ngarajeje kugusura abajya he. Facture bari nyinshi mwanya. None se kubera icyo ukenera gukunda umukobwa utabasha kwisharija facture yewe. Aha, aho rero niho nashakaga ko tugendana. Kuki muri Sony nakunda umukobwa ntabasha kwisharija facture yiwe? None kubera icyo utakunda uwo mu batambyi mugenzi wawe uri bumwe umutobe wa 5 litiro. Ubundi kina abahungu muzira muri no minsi muri isumbukuruza. Ntabwo mumenya gusimbuka umugende mureshya nawe. Uragenda abona baby mu muhanda ari magenda ntago uzinga hagaza agaciro kanganiye. Kumva ko gutwanwa twamanutse dusatse dukaraga bigakunda, kumva ko wamutereta ukubonye. Jya mu rusengero aho ngaho so ayobora niba uri umwana w'umutambyi. Ureba undi muririmbana. Ase ugiye kureba wa undi ugiye gutereta nka Aisha ari guhostinga mu bara arenze nawe arimo arakorera iryingaye rya buri joro. Nawe uraje ngo nje gutereta mu kanya uri bwaketike. Urukundo na amafaranga. Ngo none ngo nze ngo kuguhostinga ugiyeyo uri munakenere ko ari buve kuri stage kujya guhetkiya moto. Ese twabigira do. Wapi man. Ega abakobwa nimwe musigaranya amafaranga. Mufura amaboko mu mifuka ibyo mwigize ngo bupfubuzi ngo ibintu bidafite agaciro. Mubireke man nago ubwiza bw'umusore bugifite agaciro. Ibyo bupfubuzi nawe. Nibyo udusore tw'amafuti twiza nkamwe mwani mugenda muzamura ubuntu bw'ubugambo. Ngo ngiye ngo nako nzabura ngo umugore ngo bayeho nabi mu rugo rwe ngamamagare nze mbe mukorera barababeshye. Ntabwo bizakora. Hazi kutangiye kubarabura. Ba 40 n'ingaye. Munye nataguhamagara se. Henda hari wazahamagara barera ngo nawe biganye ku mashuri. Cyase wizi nyuma ariko yaramwiyumvaga. Ntuzafata ngo wigirije ngo wigire bonso uvuge ngo ngiye ngo bazampamagara. Ako buriya umusore upfubura umufata ute? Nako sorry umusore w'umufatanya bikora. Mufata nk'ikigoryi. Kubera iki? Kubera ko umva ubugoryi bwe. Ese saba ari mu kazi. Oya mani birana n'ubucucu. Mva nkwereke. Nuvuga ngo uriya mugore uri gupfubura. Mpamya ko uko bapfubura bitewe n'ibyo uwo mugore ukuze yamenyereye. Ntabwo ukoresha prudence. Ntabwo wakoresha agakingirizo ku mugore wapfubye. Kuko amasaha gukeneyeho kumara. Ntabwo yamara cyambaye ku gakingirizo. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya ngo ndimo ndashyira ubuzima bwanjye mu kaga. None se wa mukomande uhamubwa ati ubwo no gukoresha umutaka imba nta mutaka abyanze ko amafaranga araye. Karorera. Kuvuga ngo wowe warirebye urihaga ubona ko ubuzima bukunaniye. Utabasha kubaho uri umukene, ubona ko utabasha kubaho uri umukarani, ubona ko utakora akazi gasuzuguritse ko kwezi. Uhitamo gushora ubuzima bwawe muri business. Nje niba nkubwiye ngo ndaguhaya prudence. Uraza kuntegeka mu mafaranga yanjye. Ariko ngo batanga n'amafaranga menshi. Ugomba gukora ibyo nkubwiye kubera ko na mafaranga yanjye. Niyo mpamvu nkubwira ngo rero ngewe mbafata nk'abantu ni samutaka. Ndafite mu mutwe man.
niba uri umutipe none se ko imirimo buriya yabuze abatipe mwana ubundi bajya bavuga ngo buriya niba koko ari nabyo uri umwana w'umurokore ngende bajya bavuga ngo umwana abagore ni w'umubatanzi inzabya zoroshye mwakaturekeye ubwo bworohe bwacu tukabwigumanira twe tuzi ko ubukene budufata tukajya wenda kuba twakicuruza ariko ikibabaje nuko n'abagabo Imana yari yizeye ko bakomeye nabo basigaye bicuruza mu mwanya w'abagore urumva abagore n'abagabo twese twabaye inzabya ngo abagabo bari kwicuruza nabi cyane ahubwo njye nibaza niba Imana yaravuze ko imperuka izaba ubundi izaba kuwa kangahe ko mbona yatindije ibintu buriya ngo hari ibindi bintu ngo byakasamutwe bitaraza niba hari ibirenze kuri ibi rero kuko ubu ngubu hari yaba yararengeye abaryamana bahuje iki n'iki ngaho nawe byibaze nese hari indi mperuka mutegereje iyo mwibajije koko mugatekereza neza musanga hari indi mperuka izabaho kuruta iyo turimo ubu ngubu imperuka se ntayihari kuko yaratangiye twe tuyirimo none se bya bindi ngo ubushize ngo yakoresheje umwuzure ngo uzakoresha umuriro urenze uwo turimo n'ubu Mimi reka rero tuze tugendane neza sibyo abapfubuzi ubu tumaze kuvuga ko nakosora abafatanyabikorwa biriya bintu bakora nta kigenda cyabo reka turebe turarega tujye turagerageza turebe ku mpande zo ariko nawe nihugane kuko watangiye vuga ko uri umukene bivuze ngo umugore ufite amafaranga guhamagara reka umuntu wese ukunda 1% entertainment ubufasha tumusaba nubwo gukora subscribe agasharinga ibindi bintu bajye batubabarira bajye baza tunakorana ibiganiro ibindi bintu bajye batubabarira mu izina rya Yesu ndubo mu batambyi yawe nanjye ndo mu batambyi ariko nta mwana wo mu batambyi usa nka abigikara noneho nta mwana wo mu batambyi yemere kuba inzobe ibintu by'ibikaro utangiye ko so ngende igikara kano gatuku nanjye ndakubaza niba uri agatuku kuki utishyira imbere ya kamera ngo babone ako gatuku kawe ijisho rimwe unyarukire muri kamera bareba ako gatuku ntabwo bazongera kudukurikirana cyo ko urabizi kabisa nyine narindi kukubaza turamutse turebye ku mpande zombi buriya hari ibintu bita ihohotera amahohotera aratandukanye ibaze gushaka umuntu bizi biriya bintu ngo biba bikenewe niko njya numva abantu bakuru bavuga ngo biriya bintu biba bikenewe umuntu akamara imyaka nk'itanu umugabo atareba ibyo ari byo ngo abinoze wibuke ko ntarashaka ariko mbaza ibibazo bingenewe ariko zumva ko kantu nta hohotera karimo yuje kumbaza ibibazo by'abashakanye nanjye ubwanjye ntarashaka ihohoteye none se urumva ako kantu urumva ko karimo akantu k'ihohotera aho nta makuru nabona naguha kuko ntago mbizi ese Mimi kuki ngemba numva nimba njye wenda ntabwo mbishyigikiye kamemu kubera ko hari ibintu byinshi umuntu yakora agashakisha atagiye muri ibyo bintu nubwo numva ngo birahemba koko wazagiye amasuku yareba ukaza uduha amakuru rero defo yawe uvuga ibyo wumvise nta na kimwe uraza kuvuga ngo iki ngiki nakibonye niyo defo ugira ntuzongere kumpamagara umbwira ngo wumvise uzampamagara umbwira ngo ngiye byagenze gutya ese ko baba babimbwiye kuki wumva amabwire kandi uri umuntu w'umusore banyereka n'ibimenyetso nicyo kibazo ibimenyetso bakoretse ni ibihe ibimenyetso bakoretse ni ibihe ikimenyetso ubwo bakuguriye amaji n'amabiswi barakubwira ngo twayakuye aha nekada urumva niba uziranye n'umuje n'umwe cyangwa babiri ukaba nk'ubu nkanjye nshobora kukubwira ati ndi umunyamakuru nkora ibi ngibi n'iki ndashakisha ariko usanga umujene nta kazi na kamuzi akora afata imodoka aragarutse atashye ahantu heza yambara neza ariko mukaba munaziranye ariko utavuga ngo uriya mujama wanjye akora aka kazi wenda yapfushije se cyangwa nyina agurisha inkurarwobo y'iwabo cyangwa se akaba yaragurishije 8 bakawihitamo kubamo muri ubuzima bana basigiwe imitungo uzahwana na wa wundi ufite amasambu wabagenda akagurisha kamwe akaza bari kurya gake yarangiza akakubeshya buri umuntu aragushora mane ngo ngiye nakoze ibi iyo nawe ugenda ubikora ugaragara mu bantu ntago wamenya ngo umuntu akuraho amafaranga hari ntavuga ahava ntavuga nta n'ubusobanuro agira ahora yitwa amafaranga kereka ko wenda bayagushyira mu zindi ndimi ariko bari amafaranga ntabwo barakuraho ngo bavuge mafara byibura ahora ari amafaranga ari ibiceri niba utazi bava he uzabwirwa n'ikibaba muri Uganda yo baby birirwa baryamye bubana mu gipangu yirwatetse saa 6 n'ijoro saa 5 z'ijoro arabyutse aragiye ubuzi ngo yaryamye nkuko nawe waryamye mu gitondo akabyuka ari guhaka boga ameze neza
niba atakubwiye ngo aya mafaranga yavuye he mutagonganye ugiye kunyara ngo ugongane nawe agiye uzamenya aho amafaranga yavuye buriya si ikozemo we ntugahanganira amafaranga y'umuntu ngo bambwiye haranira nawe kugera kuri ibyo bintu uvuge ngo se ibi bintu nibyo oya kuboneka bwazaboneka ikibazo nuko atinda umuntu agatangira guca izabugufi ariko akambere kararyoha akanyuma kakarusha buriya niba atinda gutinda kwayo niko kwikuba kwayo herindira nese niko umwana watambye kabubasha unanirwa kwihanganira amafaranga ubwo ikindi kigeragezo wakihanganira ariko se mimereka rero ngiye rero nkubwire ibyo byose ndabyumvishe nta kibazo sibyo wenda nta nubwo natwe tubishyigikiye kuko ntabwo ari ibintu bikwiye gushyigikirwa kubera ko njye bundi ntekereza ko communication ni cyo kintu cya mbere kubuganira n'umuntu mugahuza aho ibintu bipfira aho bimeze sawa mugasobanurirana sibyo nimba mu rugo bitameze neza yaba nibyo byose twavugaga haruguru ukamurabura ukavuga ati gutya ntago bimeze neza kugira ngo uhite uca ku ruhande ngo ujye mu bintu rubatse ko numva bibanze ku bintu by'ingwa cyane oya ngirega rega ibintu tuba dukora birebwa na public zitandukanye none se niba utubatse urabagira inama mu byo utazi oya ibi bintu nibyo nize muri kine ya mashuri y'ikine sha mashuri y'ubunyamakuru bacyo ko ruradutuburi umva mubwire rero wagahunguye k'amafuti ngiye mfite chano yo kubaka ingo z'abantu zigakomera ubwo uri muri ivugavugisha ubusanga imvura imurantse ariko ibitekerezo mba ngo haba ari byo uri gukora mu rwara rw'intare ariko nta mwanya mfite wo kubivuga oge nge nta kibazo reka nkwibareze nkubwire niba icyo kintu niba ucyumva ko kakaba ari byo aho kugira ngo umuntu ace ku ruhande ajye kuvuga ngo ngiye mu bandi bakobwa cyangwa se mu bandi bahungu sihaganira n'umupati nawe kamubwira ati ibi bintu rero bipfira ahangaha ubigenje gutya hahira rimwe aho kugira ngo ajye muri abafatanyabikorwa twavugaga hejuru rero buriya abagabo muri bamwe mu bantu banga gusuzugurwa ku bijyanye na kiriya kibazo aramutse akubwira ati gutya ndabona byagenda gutya wahita umufata nk'indaya niyo mpamvu akwihorera rero ku bintu bijyanye na kiriya gikorwa uretse kuba yabasanzwe kwisanzuraho mukabivugana mu gufiyansanya kwanyu ariko birenze mukageraho mubana mukabyara rimwe kabiri ubimubwiye yakumva ko umuca inyuma ibyo umubwira hari aho wabibonye ahandi ese urumva hatariho hari ikibazo oya cyangwa bango hari igihe ngo kugira ngo wanahatwitse utahatwi ntago mbizi ibyo ngibyo ni nkawe wabimenya tu ngo murabeshya mwana niko numvise ayo makuru ni wowe waba uyafite kabisa nyinaga ibyo bintu noneho nkoreye umunsi ndakurahiye ariko ikintu mbikundira ni uko uba wumva wagwana n'abantu badukurikira baba bavuga ati hariya turi kugendana 5 kuri 5 ariko reka mubaze ikibazo sibyo zibura atari 10 ku 10 nago nabyemera bya 5 kuri 5 5 siri seke oya wapi mani 5 hoye uri umubare nanga mu buzima 5 izamo ago se mimi okay nta kibazo tubipa we naribi ikibazo cyayo mangiye kukubaza kuri iyo sije sibyo nimba tuza abakobwa cyangwa se banahari hirya no hino bakora ako kazi akazi kuba yahura n'umugabo akamwishyura bakareba ibyo ari byo bikarangira kuki umuhungu watabikora bere cyo umuhungu atabikora nawe akagenda bakareba ibyo ari byo bakamwishyura atangiye nkubwira ko abagore ari inzabya zoroshye abagore nitwe mwakabihariye kubera ko urumva niba umukobwa ari hariya ku muhanda ubundi ahantu bitandukanira naho umukobwa niba ari ku muhanda ategereje umugabo bari buryamana akamwishyura ariko byaryoha byabiha n'imimurebe cyambere nuko ari akazi wa musore ukeneye kuba yaryamana na wa mugore ufite umugabo akeneye kumwemeza kugira ngo yibagirwe umugabo wiwe ahora amuha amafaranga urumva abantu bitandukaniye ntabwo umugabo ntabwo umusore bikora nk'akazi ahubwo bikora nko kwemeza mu by'ukuri iriya ndaya yibereye ku muhanda itegereje kwishyurwa ni akazi yibereyemo ariko ubu urabikora ubikora uce utahe mu gihe wa musore azasanga umugore mu rugo rw'indani kugeza ubwo n'umugabo azasanga wa musore wundi aryamanye n'umugore we wari wabona indaya yagiye gusambana mu rugo rw'abandi ariko abasore bajya gusambana mu ngo z'abandi
niho defo yabo. Ayayaya. Ni ukuvuga ngo gupfubura ni umubiri wabo bakoresha nk'uko umukinnyi w'umupira akina akoresheje ukuguru. N'igitsina ni part of our body, ni uburenganzira bwo kuba yagikoresha. Ariko nibahindure sije yo kubikoreshamo, amenye ngo mfite apartment iyi nkoreramo, umugore unkene yansanga nk'uko indaya zijya muri korodoro zigategereza no mu migina hose, nabo bagira apartment yabo barimo bazajya babasangamo. Ariko ntukifata uriya mugirigiri gufata umwanya ukodesha imodoka y'amafuti ujye gusenyera umugore w'abandi. Cyo nicyo kibazo kizengeresha isi cyane. Buriya abapfubuzi ntitwabashyira mu bigori. Abapfubuzi defo yabo ntiyanakodesha shambure, kuko akenshi baba mana ari mayibo kenshi bari inzerere. Ubundi arya no kuri komande y'uwo mugore. Kenshi ushaka gusanga abaheruka kurya ariko hari umugore yasambanyije. Kari ikibazo gikomeye. Ubundi akarya capati hari ya Nyamirambo na twatu bushete twa 2.5. Ugasanga umutipa bayo mu buzima bubi ayasambanira muri abo bagore agiye kuyatereteshamo umukobwa ngo yitwa Kakunda. Arajya kodesheje urukweto rwa 5 dore ko Nyamirambo ngo byezewe n'imyenda ya 5 siniye yayikodesheje muri ya mafaranga yawe na wa mugore. Utambeshye urumva ejo hiwe. Ubundi umusore abakwiye gukora mbese man agashyiramo imbaraga ikintu cyose akoze akagikorana imbaraga. Nta musore wenda yubukwiye kubaho. Nuko ngo nta musore ukwiye kwicuruza mu yandi magambo. Niba baremerewe kwicuruzwa babifitiye ubushobozi ntibashaka apartment yabo bavuga ati natwiseta ngiye nkorera hano. Bavuga ati ubu ngubu aha naha ni kwiseta yacu. Ujya gushaka umugabo cyangwa umusore umugabo azahagarare agacagure nk'uko n'abandi babacagura. Ariko ibintu byo kurindira ngo umugore aransanga cyangwa atega ngiye umugabo yagiye mu kazi byo no gusenya ingo zabo. Ibyo bintu twabyemera mu Rwanda. None ko mwemeye abatinganyi kanyusirirwa yihiringa ku ma YouTube mutamubona. Ige ntago mama mubone yambaye amakanzu n'amakarisa adashinga agenda yizunguza. Ko mwabyemeye se kanze nabyo ndahita mbikubazaho. Nje nk'ikintu wenda nabonaga urumva urabona nko kuri ibyo bintu by'abapfubuzi twari turi kuvuga nakosora by'abafatanyabikorwa twavugaga ubundi wavuze warangije urumva. Sinzi impamvu mba numva ko umuntu bifata akabigira kariyeri wamugana bafite ikibazo nyine mu mutwe. Kikoza ngiye mba numva aramutse avuze ati wenda ngiye guhura n'umuntu umwe mu buzima ahita mpindurira ubuzima, numva aho ngaho ntari. Buriya n'umukobwa wigize indaya akabigira kariyeri ni insazi. Buriya ngiye umukobwa aje ku izina ry'Imana agenda nabirahiriye. Umukobwa aje akambwira ati ngewe ntago nicuruza pe, ariko nimbona umuntu akambwira ati hashya ankubite wenda nk'igishoro cyangwa se nk'ibiceri mvuga ati ibingibi biramindurira ubuzima, ngiye mba numva bikoze ntari. Ubwo se wumva amafaranga yahindura ubuzima bw'umuntu ari nkangara ko n'umuntu yamaze yagaruka we yakuyabahazi. Urabona umuntu wese ufite gahunda yo kubaka ubuzima yicarana agashinga nyine tu. Nanya ndakubaza urumva ari nkangaye yakura umukobwa mu buraya akamuhindurira ubuzima? Ntago ari ukuvuga ngo guhindura ubuzima ngo forever, ku buryo wenda mvuga ati wenda ngiye mfite nk'umushinga napanze neza nawize neza mpanga na plan B mvuga ati ndamutse mpiye byagenda gutya, navuga ati uyu mushinga wenda ukeneye 10M sibyo uretse kubera ko tubuzahindura ubuzima na miliyoni 100 akakanya baziguhaye wakicuruza broski mukajya mari muzana ibintu by'ubugambo gambo mane abanyamakuru ku ma YouTube mane mugira ibintu byo mu naye bakiguhaye wakicuruza oyaza ubwo ni igihe cyo ushatse kuvuga icyo nyine ngo 10 ngo wa umva noneho baguhaye we tukenera arenze nje nyine ubwo icyo mvuga ni ukubona y'igishoro tu nta mafaranga wapfa kubona anyuze umutima w'umukobwa cyangwa nkamenya ngo ni umwe turebe niba yabonye arayabonye ejo arakenera kubona andi yongeremo niyo business nanayishinga akabona undi umwongeramo ntazayanga ubwo rero ibintu burimo ubundi nyambwira abagore bo muri quartier nta mugore utarinda ya mwese mwabuza amarini akoze ko ari byo babuze ahubwo babuze zarini
akayibonye aracomoka akagenda twagongana ati timimi ishati nibwo bwa mbere n'ukuri iranabuza yo kwishyura inzu ubusanzwe uri ahubwo wajyaga wabuza amarinye kandi koko abari ahubwo ugomba kuntera pisi umuntu yamamagara ati ko nshaka umwana ngahita nkurabura hari kunyiriyeho mu kanya tugonganiye muri korodoro ya roji ngo ubwa mbere mbikoze buriya rero njyewe mba numva ko ngo papa runaka ngo ku kazi ngo bamaze amezi 2 batamuhemba ngo urumva ngo niyo mpamvu kandi ubwo nuko ariho mufatiye hari n'ahandi ajya ntazi yego Mimi nureba nje mba numva ko bashiki bacu nari bimana uzi ikintu kiba ari kibi kubijyamo nyine ukayagara nyine ugasara ntumenye ngo ibintu ndabikorane ibiki n'ibiki ugasanga umuntu hagiye akoreye nka 200,000 ariko mu minsi biruka butazi mubazo ahubwo nyene numva buriya bibaye byiza bazashyiraho amarushanwa yiki nkuko bashyiraho amarushanwa y'amakurusu ay'imipira bagashyiraho n'amarushanwa yabyo biriya Jackie yirwa yivugishwa ngo ararenze ngo niwe uyoboye noneho akajya mu marushanwa tukareba ko atsinda bakamuzanira umujene akamukorera akagira ngo ejo nagiye kumva numva ngo ngiye ngo narasinze ngo ibiyobyabwenge ngo ninkanguka ngo umuntu wa 10 ngo yamohoteye kandi akongera ati ni ngiye uyoboye mu ndaya zose zo mu Rwanda ndaziyoboye ngiye mba numva buriya badukora akantu kari sawa bashyiraho amarushanwa tu Nagira umuntu watanira umwanya wa mbere umwe ngaze ngo ndarenze ngo ningo ninjye urenze birirwe bashwana ku macano ukamenya ngo uyu nguyu no kubahwa niwe original ariko ngo hari n'abakobwa bura batavuga ari ngo babikora mu ibanga rikomeye nyine nabo baba hari nka ba Jessica nyine babikora bucaca ahubwo birirwa bashwanira abandi bibaraguza nyine buriya Jessica abagabo benshi baramukunze nawe yahaboneye amarinye kuri kiriya gihe cya Jackie yambara ubusa aba yitwaje ngo arimo aragira inama kandi ari guhiga amarinye buriya nawe kari akantu narakamubonyeho ahubwo wenda we tekinike ni kwa kundi buri umuntu agira ukuntu yibrandinga bitandukanye n'undi ariko nanone ngiye biriya bintu bya Jackie biranda bishima kubera ko bari gukora marketing Ese niba umuntu akubwira ati ngere njya mayoneze nacuruje umubiri wanjye ni marketing ukeneye guhaza ujya guhiga butazi kandi hari ukwemerera ko abikora bekare none Runaricara ati broski nuka yutumenyera twe twamenye kwambara ducuruje imibiri yacu turyoza breba twacuruje imibiri yacu wo ngo waracyari mukazana nabyemera aho kujya mu byo guhiga runaka umubwira ngo urabona ngo urumva ngo umubiri ngo twagira burya avuga ati Jackie naye narakubuze mane bimeze bite se duhuze gute ntangahe bigira inzi ase bura Jackie ubona atarakasa mutwe ahubwo nakasonzihwa ntagarakasa ariko yarenze akasa moto ageze mu kasonzihwa bura rero uzi nk'ikintu kiza nge mba mbona Jackie yarakoze wenda ntabwo umuntu rego amushyigikira ibintu byose ariko mu kazi kose ni wabura ibyo ugaya n'ibyo ushima buriya Jackie iyo umwandikiye kubera ko niba yibrandinga kuriya bivuze ko yandikirwa n'abantu benshi harega nuko umuntu atazanga bivuge kuri kamera ngo avuge tuye yaranya approachinze yarambwiye ati turebe ibyari byo ariko buriya yandikirwa n'abantu benshi buriya kubera ko abafite abantu benshi we agira igiciro kiri definite buriya rero ikibazo cya Jackie ni kiri buriya nka leta ishyizeho imisoro ikavuga ngo tugiye kugusoresha yahita avuga ngo nta bakiriya mbona ni kuvuga ngo buriya kuriya yamamaza agacuruza umubiri akarya mayoneze na bureba buriya bamubwiye ati gabanya mayoneze cyangwa gabanye bureba utanga umusoro wa leta ntiyayabona ariko twebwe wakirangurira udukesi tubiri ngo ugiye gucuruza Rwanda Revenue ikaba yatejemo ubundi kidatezamo hariya kandi mbona ari wasigaye bacuruza gusumbya abandi ese ko bavuga ngo ni umusoro ku nyungu ubwo yaba ari umusoro ku nyungu ye ni umusoro ku nyungu nyine inyungu ya mbere ni uko arya bureba na mayoneze kandi abikuye mu kwicuruza inyungu ya kabiri ni uko yize kwambara kubera ko yicuruza ariko Jackie nawe arabivanga mu kanya kamwe ati sinkira imfubyi muzehe rwose ngufite mu kandi kanya ati ngende icuruza Jackie azabavanga mu mutwe muzirukana ni kuvuga ngo mu kandi kanya atamagini yamfasha akuri ubona Jackie adategura oya shaje Jackie rwose bura ntago njya mumenya cyane prank baba Frank yakoze bugorigi ni Frank yakoze ejo ndavuga ngo bagabo ngo 10
ngo bamufashe ku ngufu ngo yanyweye ibiyobyabwenge ngo azana ubwenge yasigaye umugabo wa 10 umwe yajyaga aho yavaho akicara ngo ndarindira Jack akanguka mbare wewe waba warangije ukaguma wicaye wambaye ubusa wicaye aho ngaho utegereje ngo bari bumbare ngo narongoye cyangwa wacaho ukigendera ibyawe uba wabisoje ese ubundi ubwo ababara gute iriya prank yiteguye nabi nyine ubwo yababara gute nyine nawe byibaze urumva yari yahwereye sibyo akantu mwana we naramusetse nahise mubona mu mutwe kari zero oya njyewe nari nabyizeye buriya nawe nyine ngaho bishyire mu nyurabwenge yanyweye yasinze ntago afite ubwenge noneho yakangutse ku mugabo wa 10 ibyo biriya barakangutse nko kuwa 5 abandi bose akaba yumvumvirana wenda hari ukuntu umera nk'umuntu uri kurota wenda tubyemere ko 3 cyangwa 4 basigaye wameze nk'urota none uwa nyuma niwe yakangukiyeho abandi baricaye ngo mugenzi wacu banza urangize dutahane ku buryo yakangutse arabara ngo 1 2 3 agera ku 10 yaradusikamye mu karita aranyizaranarira ari amarira arayingora yewe none se nk'ubwo ngubwo nka biriya bintu yatubwiye ngo kandi ngo njyewe ngo nabaze ngo abagabo 10 ngo ibiki n'ibiki buriya abo bantu bundi ubwo mwakora iki n'iki ukaramuka mwana biriya bintu yabikoze agira ngo atinyure babandi bamutinyaga ngo aracyari umwana ubone ko yanyuzwemo nyine ntawe yananirwa kwipevera hari ukuntu uvuga ati sha Jack ntakana nagapfubyi nubwo gafite isura ishaje nyine kakuze mu buzima bubi urumva umuntu wariye mayoneze ari uko yasambanye akarya breba ari uko yasambanye na kakadaka k'inzoka sinkikabibazaho imikurire mibi buriya ntiyanahetswe yaya ni bwaki ahubwo aho mareye kumenya gusambana bwaki yarashize ngiye kuzahita muhamagara zakwica yica ndetse ikiganiro nzakimwereka ntabwo ari bwa mbere naba bimubwiye ko arwaye bwaki nta n'ahantu ntayimubwiye oyazi kwa basini mujese bose nayimubwiye kwa musana nayimubwiye ko bwaki yamwishe ahubwo nawe kuko azi ko ari byo yatinye kunsubiza oya none se sibyo ngiye nzamuzana hano nawe ubwe bwite arabyemera ko yariye breba uko yacuruje umubiri none se ubundi bw'icyo yasubiza ativugiye ni iki ubwo nzabimubaza ndakubaza ni ikihe kintu aburana aravuga ati njyewe bro nimukaze muza kutumenyera mwaravukiye mu miryango y'iwanyu muduhagiraho twebwe twariye breba uko twacuruje imibiri twambara neza ko twacuruje imibiri waza umbwira iki se urumva ibyo avuga n'ibyo nabonye bifitanye isano nese ubwo wabona ari ihungabana man rya biriya bintu yatubwiye byamubaye ahubwo mu bigaragara bajyaga bavuga ngo ijana zigeze umuntu arasara buriya niba yarariye neza ari uko yabikoze ngira ngo we zakuzura shira umuteto ariko ibaze buriya ibaze abagenda bahagaze n'abicaye byose nge ndumva byakuzura ariko buriya ibaze ubwoko 100 bw'iki n'iki zitandukanye ahubwo man rambe bararenze man ibaze ngo abantu 10 cyari iriya prank yiteguye nabi umwe avuye waricaye arindire mugenzi ibaze kuva kuri umwe kugera wowe ntabwo uri kumva ko kantu bagandi kukubwira ikikwereka ko Jack ibintu byose kenshi na kenshi avuga ababeshya ibaze nawe ari we bibayeho uri uwa mbere wakicara ugategereza undi wa 10 waba utongeye utakeneye gusubira yose ahubwo ngewe kubera ko hari ya minota 2 n'ibindi abari amahane mpita mfata akamoto nyine urumva ufata akamoto none se wumva ko wowe ubwenge ugira bwo gufata moto abandi bwo batabugira urabizi neza ko umuntu ari umurambo wamwisha wamuhaye ibiyobyabwenge uranicaye aho ngaho ngo urahagumye paka kanguka z'abarengo muri bangahe ibyo bintu urumva bibaho mani ariko umuntu iyo yanyweye ibiyobyabwenge ntabwo aba asinziriye oya mani we yakubwiye ko yari yasinziriye rero yakangutse yagaruye ubwenge ku muntu wa 10 ndamubaza icyo kibazo nicyo nkeneye kumenya uwo wa 10 niwe wamubwiye ababanje mbere ye cyangwa we yarabibariye iyo abona ariko hari ukuntu babara ahubwo wenda wowe utabizi iyo ntekereje ubucucu asigaye agira mu mutwe ntabwo mba ntekereza kumuvugaho ibintu byinshi wenda wowe wabona hari ukuntu utazi kubabara yegaranarira ngo narahohotewe noneho ubugorye nahohotewe ndi kunywa ibiyobyabwenge mbona basi nk'umwana w'imfubyi yaba yarabuze icumbi akarara muri rigore bakamusangamo aho yaryamye tukaba tuvuga ko leta itita ku bana b'imfubyi basi dushinze leta ko yamwirengagije ari umwana w'imfubyi agahohoterwa kuko yaraye ku gasozi mu nzererezi none we yari yazinywesheje nta wamufashe umunwa ngo amusuke si kiyoda bamusukaga arangije ati banamhohoteye ese ko biriya bintu bisaba imbaraga n'iki
buriya umuntu yamara iminota wenda 5 cyangwa se n'10 cyangwa 20 areba ibyo ari byo ntukanguke mwa njya nibaza ubundi muri abo bantu avuga bamuhohoteye ko atari umwana afite ubwenge iyo yihangana akaregama nka 2 byibura tukaba turi gushinza leta ko itamurenganuye ubwo yabatandukaniye se na wa wundi mana yanjye mbe kuvuga ngo ni scam nagatwiko man Jackie tumwihorera ariko naza hano nzamuguteza ahubwo uzampamagare nze mbimubwire tunarebana urabizi noneho warakura muti wanjye jya uzamuzana nawe mbimubwira live gutya kuri cameraman ibintu by'inyuma ya kamera banjye sinjya mbyemera uzamuzane mbimubariza hano mubwire nti wa 10 ni wakubwiye abakubanjeho cyangwa baricaye baragutegereza urababara mubwire ntiriya yewe wayiplaninze ko numva agira gutya kavanga mu tuntu tw'udutotsi nese ngiye umuntu wanjye urakoteye oyazi wamurabura hagahira erega nta muntu reka nkubwire nta muntu n'umwe utashira isoni wenda w'icyo yakora nuko atarezwe yashyiramo ibitutsi by'uko atarezwe nyine ikiganira zakireba oya urumva umwana w'imihanda ibyo yagutuka bitandukanye n'ibyo wamutuka nyine ntabwo ndi imfubyi nararezwe ariko we ni imfubyi urumva ibitutsi bya hose muri ibyo bimugiye ngoga bakarinda ubwo bamuhotera ari 10 bitandukanye n'ibyo nge nzamutuka ariko ntabwo nabura kumutuka ntabwo byabura Jackie ngenda mukunda ndanamufana icyambere sinamwita umushumba kuko ntiyarezwe ntiyabonye neza aragira ubwo rero umva kumutuka byanyorohera cyane nese buriya wowe iyavuze ati impamvu nkora ibi bintu nuko nibeshejeho nta muntu ugira iki n'iki wumva bifite sense njyewe ikibazo kuba bikora no kuba yibeshejeho nta kintu bintwaye ahubwo gukora pranka nk'iriya y'ubugoryi yo kwisebya ukayishyira hariya ibyo nicyo kintu cyantunguye mani ndi kuvuga reka nkubwire njye nta nubwo Jackie mwana ariko hari ibintu akora ukabona afitemo ubwenge nk'ubwo urumva yahimbye indirimbo yo kwamamaza ati muzehe rwose sinkiri imfubyi ndagufite urumva hati umuntu abonye papa aragarutse kandi azanye ubundi bugoryi ku mpande bivuze ngo ibintu aba arimo niba ari ihungabana ry'ubupfubyi niba ari iryo hungabana ry'abo bamusindisha bakamusambanya akurumva ko mu mutwe ari akaburo kadafunze neza yewe Jackie tumwihorere ariko buriya wenda nuko we yibrandinze hari abandi bantu babikora mu ibanga rikomeye ubusanga banakorera n'udufaranga ariko byaba tukabikora mu ibanga buriya findi rutwa na swara ruga aho kugira ngo ujye kurabura ku muhanda ngo ndicuruza ngira ibiki n'ubundi ko dutuwe tumuzi ko yambara ubusa n'ubundi wakenera kugura ubusa bwawe bubonye kuri Instagram ahubwo n'ababugura sinzi impamvu bundi bakabaye babureba ku ma Instagram bakabuhaga ntibirirwe banabugura ko n'ubundi bayabunyanyageje buriya ushingiye ku bwiza busanzwe bw'umukobwa ubona Jackie ari mwiza Jackie ntago ari mwiza mu maso wapi ahandi ho ntaribi Jackie ngeyo ikintu kibi mbona Jackie afite akada gakomeyemo ukuntu umva akagira nureba mimi noneho n'isura ye ntabwo ari nziza ariko afite akabuno keza n'utuguru twiza ubundi ugabanyije akadaho gatoya ubwo urumva hari ukugira inda nini nk'iyanjye ariko byibura yoroshye igaragara ko ari y'amazi we noneho irakomeye byibura igabanutsemo gake ikibuno cye ateye neza naribi yewe nakaba byimba n'ubwo ari akasuro bo ntacyo kabaye wenda epfiriya sinzi uko bimeze gusa nako ni gato pe ni gato ntabwo kakwirwa ku isahani y'umunzani ubwo waretse kuvuga umukobwa w'abana reka Jackie tumwihorere akomenya umukunda by the way menya ushaka kuba umureba ukikinisha kubera ko ukuntu wakomeje umuvugaho urabata umwihorere ukamugaruka uzwi umwihorere inshuro enye ukamugarukaho nyine ni ukuri guhituma izindi yide mbajije si byiza byari bibi byose nabivugiyeho aho kugira ngo murebe ni ikinane ahubwo namuhamagara nkamubwira ati ikibazo ushobora kumuha amacye agahita kujomba urwara akagukuramo ya nyama y'imbere mu zuru icy'ingenzi ko ari uko ari ayanjye nkajya muri make rwaragira urebye nta nyama yo mu zuru yahita yizana ni ukujombamo rimwe ahita agarura nkahita njya muri make shangiye buriya ahubwo umunsi waduhuje nzahita mubaza n'uburyo yita waza ahubwo afite inzara zireshya kuri njye rero sinzi impamvu mba numva icyo kinyarwanda ari cyo mureke nyine nanditse ko wanze kumureka wakasoje ikiganiro basa kugira ngo ndeke kumuvuga mba numva ko kantu bavuga ngo ni ugukora isuku yibanza kuvuga ngo ni ukwiye we kuko ntaho ugira kuhavuga birakugora ariko ngiye kuhavuga biranyurera kuko Yesu uvuze ngo gukora isuku yibanze byagutwara none gutabaza bitwaye iki izina rya Yesu bivuga mu kinyarwanda nzashyiramo ngo tu
bivuga mu kinyarwanda cameraman bivuga mu kinyarwanda bivuga mu kinyarwanda noneho oya byihorere ahubwo Mimi reka dukubite tubangura tunaraburerega n'abantu ibintu ukora nyine mani vuga vava twigendere ngenda ndabona nanabirambiwe tunabarabure n'ibintu ukora kugira ngo iki n'abagusapotinga kuko hari abantu benshi cyane cyane aba content creator kuko nk'abanyarwanda bo wenda bamajije kukumenyera ariko aba content creator bo ntago nyine barakumenya neza kurya bavuga turi umuntu yakina neza ibiki n'ibiki barabure ko usanzwe ukina iki n'iki bimeze bite muri kariya yawe ya no kuvuga ngo ngewe Mimi mubona hano ndi umukinnyi wa filime ndi umukinnyi wa comedy akarusho ndi umunyamunwa by the way ngira umunwa ndabizi ko nkugira ariko umunwa wanjye urantunze umunwa wanjye utuma ntaburara umunwa wanjye utuma ntarara ku muhanda muri Kigali noneho rero by'akarusho ngewe ndi umunyamakuru kuri channel bita Mimi Nyawe TV ngira siroga ivuga ngo wowe mugabo ufite umugore utaryoshye neza umpamagare buri muntu wese agira password yaho arangiriza nimero ni yayindi kuri Mimi Nyawe TV ugakora subscribe like views na share ukamanuka ipfa gato ugakanda kazogera nimero 2 kuri ekara yanyu murakoze ubwo si ibishego ujyaho ukareba nawe nuvuye kuri kamera tujyaho ureba kuva aho nabereye ahangaha majije kubona amaherena 7 hari nayo ntambaye nasize karindwi yaba ari make hari ahandi hantu ufite iherena tutabasha kubona ntago bikureba ko ntago tuvuze ngo hatwereke ntago bikureba broski nagushinzwe gukontorora ubuzima bwawe uri manager w'ubuzima bwawe oya ntunkubite nta kibazo niba utari manager w'ubuzima bwanje ubaza ute umubare w'amaherena nambara iyo nyambaye arakurya iyo bantoboye urababara iyo bantu bari kumpobora ngemba ngira ngo menye wagwane menye ngo bikoreke ariko utwo tuntu ni twiza uzabaza Jackie yambaye menshi gusumba yanjye Jackie nzamuzana ahubwo azagukubita ugire ngo ni benshi utaramuzanya ahubwo wanambona oyazi iki kiganiro azacyumva kuva gitangiye kugeza kirangiye atanacyumvise burya yanambona so rero dukangwa n'imirindi y'imbeba uzanamenye waba waranyuze mu bimene by'amacupa ibimuga nka biriya bikakunanira none se Mimi suri mukuru njyewe uri umuntu mukuru kuba mukuru umuntu aba mukuru afite imyaka ingahe okay nacyo reka nkubaza ikibazo unsubize uko bishaka ni iki kikubwira ko uri mukuru cyangwa wabaye mukuru wowe ibitekerezo byawe umva ko uvuye hano uri hano kuri wowe iyo wirebye ubona uri mukuru subwo ndi mukuru se niba ndi mukuru mama ni iki iyo mvuze ubukuru ntabwo mvuga ubw'imyaka njye ntabwo ndaba mukuru oyazi cyane okay so ujya ukurikirana showbiz akose n'ubundi kari yubamo oya n'ubundi niyo urimo urashaka kumbwira ko hari ikintu kiba kiri muri showbiz utazi cyane rwose bitewe nuko mba mpugiye ku byanjye ndi kureba aho bigeze hari byinshi mbasha kuba ntabona none se Titi na Nyambo subazi ndabazi saba best friends none se uba wumva ko umukobwa yagira best friend akagira na boyfriend kuri wowe ubyumva ute nyine tu numva ari ibintu bisanzwe nta kintu bitwaye ntacyo bitwaye ko best wawe best ni umuntu uganira ukamubwira ati mani nguriza tuke nguye n'akabazo runaka wanyoreje amayinete sheri wawe ntiyabikora ashobora kuba atabishoboye cyangwa se ntabasha no kumwisanzura ngo ntinyuke kubimubwira kubera ko ubundi umuntu ukunda uranamutinya ese birakwiye ko umuntu waba umukunda ukanamutinya umuntu ukunda uramutinya ukumutinya bigatuma umwubaha for example nk'ubu tuvugana ndi Remera nahamagara sheri wanjye azi ko ndi Kabuga mu rugo nkamubwira ngo nyoreza tukembuza uko ntaha nahamagara best wanjye ambwa shamani nyoreza tukemane ndaraburije muzi ukuntu ntaha urumva ibyo ni ibintu bitandukanye rero nta kibazo kibirimo kuri Titi na Nyambo ndumva ari ibintu bisanzwe nta kintu ubona ntari sha nta kihari uri aba best friend nta mungenge baba bateye ntazo kabisa ntazo pe so rero n'ubundi ntago icari ikiganiro cya nyuma dukoranye tuzakorana ibiganiro 4,000 hasigaye 3,999 ndumva wandanguye
ejo bundi se sinzazana Jackie twa dututsi twose ariko ntabwo nzamukundira akavangamo udututsi nzamubwira kurabura ariko atavanzemo udututsi ako se kuki uzamubwira ngo uzamwigisha kundabura wazaretse akanyira njye nzamwereka ikiganiro wamukozeho gusa uzamwereka ikiganiro ubundi umureka akora ibikwiye ibintu byo kwaguzamura uramuraburamo iki ko numva utifitiye icyizere ahubwo ko nawe se aba ari nawe si icyo ariko ubundi rero gucuruza umunwa murawucuruza ariko mukajyana aho murengera okay nta kibazo tugana ku musozo rero Mimi tugira ibibazo bibiri tubaza buri muntu wese twakiriye akwambajije kimwe hasigaye ikindi oya ntago ni ibyo tubaza buri muntu kuko hari nk'ibyo nakubajije ntabaza undi muntu uwo ari we wese okay icya mbere naye magambo atatu asobanura Mimi namba tutasobanura Mimi bati Mimi n'uyu njye Mimi ndi umukobwa mwiza kandi nkunda n'umuntu umbwira ko ndi mwiza uri beauty ukunda n'umuntu uri kubwira Mimi ndi umukobwa wigirira icyizere kandi ndi umukobwa wumva ko ntacyo ntakora kuri nje yego icyaka bitatu Mimi ni umukobwa w'iterambere njye mbasha gutera amaso nkareba imbere hanjye uko bazaba bameze yego ubwo ni ukuvuga ucanye ku maso ndi umukobwa w'icyerekezo by the way atazagira no kumenyera waba unyuze Yesu umenyera so ikibazo cya nyuma rero mu myaka yose Mimi abaye kuri iyi si sibyo suri muto suri na mukuru sibyo nuhe mwaka wagukomerekeje niki cyari cyabaye sha je ntawo na mwaka sora shamwa ko nta mwaka wankomerekeje base nuwe mwaka waraburijemo byahata uravuga ati uyu mwaka warangoye kabisa happy man ntabwo waba umukobwa mwiza ngo uraburize man ibyo ntabwo biba uba ufite imigozi guhambira mfite umwaka wanshimishije ariko ntabwo ngiye mfite umwaka wambabaye umwaka wagushimishije nuwe urumva imyaka yanshimishije ni nk'ibiri nashimishijwe 2018 no kubyara umwana wanjye w'umuhungu ndongera nshimishwa n'uyu mwaka ndimo ejo bundi kuri zingahera ejo bundi cyane rwose kuri eshatu z'uku kwezi umwana wanjye graduatinga aragiza nasari nibyo bintu mu buzima byanshimishije gusumba ibindi ndumva nta ibyo kumbabaza byo ntabyo keretse mbuze umwana wanjye nibwo nababara kuko naba nkomeretse oya azanarambe nta kindi kintu cyambabaza rero umwana wawe w'umuhungu yitwa ngo iki yitwa Hirwa Aime Jouisse ko yitwa mwiza cyane umudusuhurize rero cyane rwose nawe umva nawe ajya bijyamo neza zikuvuga ngo ikaze bakunzi ba Mimi Nyawe TV ngo tugiye kubaha video ngo ni show nawe azi kubivuga cyane ni bya bindi bita ngo ni ukwibyara we noneho azaza ari mu bicu nakasamutwe wazaza arenze yego so rero iyo dushoje ikiganiro dukora challenge yo guhumeka yitwa breathing challenge ntabwo wayishobora ntabwo nayikora kubera iki ntabwo njya nkunda kugerageza umubiri wanjye oyazi wakipfira ntabwo njya ngerageza umubiri wanjye buriya icyo ni ikintu kitabaho n'ahandi hose barabizi njye gufunga umwuka abandi kwa muganga bawishyurira ku isaha njye ndeke kuwusohora kandi Imana yabyemeye ntabwo ubwo bugoryi njye nabukora nemerewe kuwurekura parisegonda shawe imirondo uranembagaje n'ukuri kw'Imana ubuze bari muri bombora amafaranga bari kwishyura none urukundwa ngo njye ngufunge ntabwo ibyo bintu bibaho shaka koza urakasa mutwe mwana yarago bibaho pe ariko mwana uri mwiza kabisa sha ndabikunda cyane pe mu gihe watangira ibiganiro ako kantu niko keza usoreje ukabisa nkunda umuntu umbwira ko ndi mwiza n'abafollowers banjye barabizi iyo batambwiye ko ndi mwiza mpita nkora ikiganiro cyo kubasaba ko nkeneye ko babimbwira yes iyo bamaze iminsi nkunda umuntu umbwira ko ndi mwiza n'ukuri kwe noneho uzi ukuntu nkunda umuntu umbwira ngo Mimi ufite icyaka yo ngutemo nawe ugira icyaka cyahatari uzi iyo no jiba atigize akasamutwe ukuntu ajya ntamusi ako muri no asigaye arambanya akasamutwe nta kintu kiri kumuvaho ntacyo pe n'ubwanwa yabukwamanye muzarebe video ziwe kuri no jiba official n'ubwanwa yabwigumaniye oyazi kuri kose ura nawe uri mu bantu bagira icyaka cyahatari ahubwo weekend igiye gutangira wowe byiza wantamo oyazi
hari umukomediye wavuze after camera hari umukomediye wavuze ngo umukobwa unywa ibintu byose ngo aba ari nk'imodoka nk'izindi zose mani uriya mutipe ni ikigoryi mani uriya mutipe reka nkubwire yari ari gutera urwenya mani gusa nyine imyaka afite ubundi hari ukuntu umuntu ashaka kurira hiti ku bantu ndetse icya mbere uko namubonye na boxer ntiyayigurira urumva na Darifuru ya 2 bya ndi harya byita ibisabwa n'ibiki ntiyayigurira aracyarya ku kofi yiwabo ariko ababazwa ngo n'umukobwa anywe fanta ngo yagere iwabo akanywa igikoma ngo yagera ngo mu kabari ngakanywa inzoga ahubwo ashobora kuba wiwabo mu rugo atabibona akabazwa nuko babinywa batabifite n'umururumbu burimo mani umujene ni umustar umururumbu burimo suriya wo kuri Genesis Comedy umururumbu burimo none se n'umustar he urabona yari yihaza mu biribwa umushyire kuri kamera bamugaragaza uriya mwana ntago arihaga mu biribwa nyina aracyashakisha twese umuntu utarihaza mu biribwa rero yabonye abandi babifite arabishukurira akwiye gufata umuntu akamwita ikinyabiziga gute yari ari gutera urwenya none se hari amapine yabonye uwo mukobwa wanyweye ibyo byose afite ahubwo ubu utazagaruka avuga ikimoteri noneho Reka dusoze mwa abantu mwadukurikiye kuva twatangiye Mimi dukoze ikiganiro twagikora iminsi 2,000 mwakoze kudukurikirana Mimi niki wasaba abantu tugasoza shanje ikintu nasaba abantu gukomeza bakagushyigikira bagakora subscribe kuri channel yawe 1% entertainment yego bakanagusharinga by the way kuko umuntu akoze subscribe nta sharing ntanakurebera ibiganiro undi ntacyo aba yakoze byarutwa kanayihorera niba ukoze subscribe fata umwanya wawe mu gihe wasoje akazi ukurikirana ikiganiro mpaka kirangiye nibwo uzajya ubutanze umusada ariko subscribe itagira views nta kintu bimaze yego Mimi wakoze cyane mwana sawa nawe wakoze naho butaha bye bye ciao Thank you.